Alright, are you ready? Mumeze muterekana ngira mbasuze abana mudahema kudukurikirana umunsi ikundi ku munsi weje ku munsi wa gatandatu ni derby twari ku myitozo ya nyuma y'ikipe ya Murera Rayon Sport gikaka gikano cy'ifizi yari mu myitozo ya mbere nyuma ya nyuma kabisa ya nyuma kuri wa gatandatu myitozo bakoreye ku Mahoro Stadium cyangwa se kuri stade ya Ferwafa ni stade iri nyuma cyangwa se ni ikibuga kiri nyuma ya stade niho bari barimo bitoreza imyitozo kabisa ya nyuma mbere yo kubacakira n'ikipe ya APR FC na ya makuru mashya ahari agahimbaza musiki kameze gute kuba Rayon Sport ndamuka itwaye igikombe nabe bakinyi bari buze kuba babanza mu kibuga byose byamaze kuba bimenyekana ese bakinyi bashya ni bande bazakina byose bimenyera hanga byamaze kuba abijya hanze ndetse nibijyanye n'abakinyi bamaze kwirukanwa mu ikipe ya Murera nabyo ngo bishobora kuba byateje urundi runtu kabisa muri Murera reka nze byose tubinyuremo gatanu kuri ikagenzi kako umenye n'amakuru y'umwataka mucyo wa Rayon uko azaba arimo oyikinira kabisa cyangwa se anabagiza agapira kuri derby ya Super Camp kuri uyu wa gatandatu ku isaha saa 12 n'igice kuri Kigali Amahoro Stade kuri stade kuri iki gikoko cya stade ese ninde muzamuraza kwa ubanza mu kibuga muri bano bazamu batatu ubwo ndavuga Mugisha Yves hakaza aho bita Adrissa Kuyate ndetse no bita Kwizera Olivier Gishweka byose rikanze tubinyuremo ariko mbere ko dukomeza wanzo kandi like kandi subscribe asigaye tugitubana gatanu kuri ikagenzi kako kuri uyu munsi kuri uno munsi ku myitozo ya nyuma ku kibuga cya Ferwafa inyuma ya stade Amahoro niho Rayon Sport yakoreye imyitozo itinakomerezaho ikiganiro cyangwa se press conference ikiganiro yagiranye n'itangazamakuru ubaganda amagambo agiye akomeye cyane mwagiye mubona ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye byose byagiye bigenda binyuraho ariko bita Rutahizamu ubwo ndavuga Forunganye w'abanyarwanda amaze kwerekana urwego rweko rwasobanutse Forunganye se yatangaje iki Forunganye ngo ameze neza cyane mu magambo make yavuze yirinze kuganira n'itangazamakuru mu buryo buri rusange ariko magambo make yagerageje kuvuga nyuma ya mikoro yanze ko tumutunga mikoro kuko amaze imisi adakina yanze kugira ibintu byinshi avugira kuri mikoro ariko aravuga ati ngewe nditeguye kandi meze neza cyane ati ngewe niteguye gutanga ibyo fite byose kugira ngo Rayon Sport dufatanye dutware igikombe ati nta gikombe na kimwe ndatwara mu ikipe ya Rayon Sport nyamara ngiye kumaramo imyaka 2 ariko ubu ngubu nibwo nicyo gihe kugira ngo dutwarane igikombe byibura menya ati dutangiye gutwara igikombe ahasigaye dirite duhera ku murongo ibikombe byose byo mu rumangu uyu Forunganye kabisa ameze neza cyane yabanje akora imyitozo kugenda yiruka ngazenguruka ikibuga ku ruhande gato cyane kabisa yitonze avuga ati ariko nditeguye kuri wa gatandatu atagira n'umuntu bashuka ngo sindi mubanze mu kibuga Forunganye avuga ati ngiye nditeguye 100% keretse habayeho izindi mpinduka runaka ariko kuba niteguye kandi meze neza cyane mu yandi magambo ronyine avuga ati n'ikindi gihari twambaje kubijyanye no kuba yaratinze iwabo muri Senegal asubiramo ko umubyeyi we yaramaze imisi arwaye cyangwa se afite ikibazo cy'uburwayi kuza byari bisa nkaho bigoranye ariko ngo ntabwo yicaye nimba munamubona kuntu ahagaze fitness ye yarumutse cyane kabisa yararimo ngo akora imyitozo mu ikipe y'iwabo muri Senegal ikipe bakomotsemo bo bagiye bazamukiramo we nabayisudiyanye ngo rero ngo niho yakoreraga imyitozo ngo rero ngo ameze neza ngo nta kibazo na kimwe gihari kuba yakina kuri wa gatandatu kabisa ngo ariteguye neza cyane kuri attack kuri nomero 9 ngo araza kuba aharyamye cyane ubwo attack ya Murera iriho uyu Forunganye ku ruhande rumwe hagaca Ndikumana Asmani urundi rugacaho ubita Bienvenu Joachim Vini iyi attack imeze neza cyane ubwo Bienvenu Joachim Vini umutoza atamugira ikizere namubanzemo ubwo kuri attack kuri urwo ruhande yahita terekaho uwo bita Tambwe Gloire Ngongo niwe yahita tereka kubera ko aba hagati mu kibuga basa nkaho buzuye kandi Tambwe Gloire Ngongo byumvikane ko mu gihe iyi attack yaba ikoze gutya Vini agakina agaca ku ruhande rumwe ndetse na Forunganye akaba ari gukina ndetse na Asmani Ndikumana ubwo byaba ngombwa ko uwo bita Tambwe Gloire Ngongo aca hagati mu kibuga agaca hagati mu kibuga nka nomero 8 cyangwa se nomero 9 kuko nubundi yazi ubundi nomero 8 we ariko none gihari kugira ngo Tambwe Gloire Ngongo abone umwanya nuko uyu Vini adakina kuko hagati mu kibuga uwo bita Richard Ndayishimiye araharyamye cyane ku 8 Abedi Bigirimana araharyamye cyane kuri nomero 10 noneho kuri nomero 6 arahari cyane aho bita Faustin Likao Kitoko Maestro Pizarro umutipe yaturutse muri Flamba de Centre ikipe ikomeye cyane hari mu gihugu cy'u Burundi akaba ari umukongomani ariko w'umurundi kuko afite ubwenegihugu bw'u Burundi rero ameze neza cyane ariteguye nacyo gisuka cyahawe tari karabura teriki kimeze neza cyiteguye amajyana amazi avuga ati ngewe ndatanga ibyo afite byose
bimeze, ariko duheshe ikipe ya Rayon Sport itsinze kuko gatandatu ye kabisa bimeze neza cyane. Ni igisore kabisa gihagaze neza cyane gifite byose. Ari umuntu uje ubundi wavuze mu kiganiro n'itangazamakuru aravuga ati iyi Rayon Sport y'ubu ngubu nimba turime barayihindukira abazungu aravuga ati iyi ubu ngubu ni Rayon Sport y'abarebare, ni Rayon Sport ni Rayon ipana ngo Rayon Sport ngo y'abazungu ahubwo ni Rayon Sport barebare, ni Rayon Sport barebare bagororotse kubera abasore baguze, kubera abasore basinyishije. Ubwo rero abitezwe ko bashobora kubanza mu kibuga muri bano bashya, wenda tunyuzemo nawe nubona atari byo unyomoze muri comment cyangwa se umbwe muri comment wenda ukurikije uko imyitozo yakozwe. Kwizera Olivier Gishwe kagomba kubanza mwiza mu byo nihame, ariko muri defense uwo bita Yannick Bangara ndetse na mugenzi we Ramazani Chimanga Chilimbi, muri abo babiri umwe niwe uzabanza mu kibuga, nago bose bazakina, mbese hazanakina umwe undi match zarangira adakinnye. Wabita Ramazani Chimanga Chilimbi, uyu musore ashobora kuba ari ukina. Yannick Bangala Litombo nubwo ari we waciye mu makipe akomeye ngo Yanga, Simba Sport, Yanga, Azam Sport Club, ikipe nka AS FAR Rabat muri Maroc, ikipe nka AS Vita Club wabo muri Congo, ariko nabwo fitness irazamuka cyane kubera ko yari amaze iminsi atari gukina. Ura musore w'inzobe kabisa ukina nawe muri defense ubita Yannick Bangala Litombo ashobora kudakina, ariko noneho muri iyo defense muri wa mwanya wa Yusu Dianya ari nawe uzaba biyoboye umutima wa defense, umuntu uzabo urimo uyu nguyu uwo bita Ramazani Chimanga Chilimbi wazagomba kuba arimo ni hame muri iyo defense yariyo, ari gufatanya n'uwo bita Emery Bayisenge kapiteni. Noneho kuri kabiri hari guca uwo bita hari gutometa Shimimana Emmanuel Kabanga agomba kuba hari ameze neza cyane. Kuri gatatu wo nubundi gusa kuri gatatu naho ntabwo Rayon Sport irizira neza cyane, kandi ibyo birashoboka cyane ko uyu nguyu musore bazanyeho kuri gatatu naho wundi bamwita Ben Aziz Dawo, umusore w'umunya Burkina Faso. Ben Aziz Dawo nawe birashoboka ko adashobora kubanza mu kibuga cyese najya amasimbuye uwo bitaganijuru eri byanze, ariko uwo bita Ben Aziz Dawo ashobora kubanza hanze, agomba nako kubanza hanze kuko ganijuru eri ari kugaragaza urwego rwe muri iyi minsi kandi ntabwo ari gukina nabi. Ura ruhande rwa numero 3 yego si wenyine gisubizo kirambye cyari, ariko bitewe nuko bimeze kandi Ben Aziz Dawo nawe uje vuba nawe bigaragara ko uwo bitaganijuru akimurusha urwego kubera ko yari amaze iminsi nawe adakora imyitozo. Kuri gatandatu we rikabo ntabwo ashidikanwaho hagati mu kibuga, ubwo bita Richard ndetse na Abede ntabwo bashidikanwaho. Kuri attaque ni yindi na Asumani Ndikumana, uyu nguyu forunganye murebe uri kunyanyagira mu kibuga hariya kuri Stade Amahoro, azaba ari kunyanyagira hagati mu kibuga azaba ari we finisher nomero 9 mwataka mu finisher nomero 9. Asumani Ndikumana ari guca ku ruhande rw'iburyo, ku ruhande rw'ibumoso kuri 11 hari ko ari gucaho bita Bienveni Johakim Vino asaba ari gucaho ameze neza cyane. Ubwo Rayon Sport rero iriteguye imyitozo bayikoze kabisa kandi bameze neza cyane bose, wumve ko nta mukinyi n'umuntu afite gahunda. Ubwo abasimbura bo n'ubundi barahari cyane, abitwa ba Fisto bose nabo bakoze imyitozo kandi ibariteguye niyo nga kabisa. Ubwo abandi nabo bagiye batandukanye barimo Bashimimana Fabrice barahari cyane, harimo abasore kuri nomero 2 harimo Selmbogo Ale Omari nawe umwe mu bakapiteni b'ikipe ya Murera, bose barahari cyane. Abitwa ba Habimana Yves barahari cyane, ubwo ndi kurabwo nageze kuri atanke nabo barahari cyane kandi bariteguye kabisa bameze neza cyane. Avuga bakubwira ati nanjye niteguye gutanga bishoka byose mu gihe umutoza ngira icyizere akaba yakira mu kibuga. Gusa ijyane nuko Habimana Yves we abagomba kujyamo asimbuye, ariko aravuga ati nanjye nditeguye kandi nzabikora byose. Obita Cindy Paul Jesus ameze neza cyane, obita Cindy Paul Jesus kabisa, umusore wa Murera. Cindy Paul Jesus ariteguye kandi ameze neza cyane, hamwita Cindy Paul Jesus kandi uri gukora itandukaniro wasinze igitego ejo bundi bakina n'ikipe ya AS Muhanga. So wenyine kuko no bita Tony Kitoga nawe ushobora kujya amasimbuye agakina kuri nomero 8 nawe ameze neza cyane kandi ibyo byose yiteguye kubitanga. Bita Tony Kitoga mu gihe umutoza amugira icyizere kuri nomero 8 cyangwa 10 ashobora kumubanzamo nka nomero 10 kubera ko Abedi yaramaze imisi afite ikibazo, ashobora kuwutabanzamo Tony Kitoga noneho yabona urwego ruri hasi cyane ari kugira muri defense ya Ampere irimo birabisuka bya Cremana bya Yunuso bimeze kure kubanyuramo bikamucanga kubera ko ari umwana, gihita bashyiramo Abedi urajya guhangana nabo kuko nabo ni gisuka karabura tere kabisa, ni igifuka atari yabo ati genda uhangane nabo munganya urwego, genda uhanganye nabo munganya urwego murebe se ibintu bimeze bite muri rusange. Ubwo rero nuko abakinyi bamurira bose biteguye, noneho reka nze tugire gucya ku ruhande rw'ikipe ya IPR nabo bariteguye imyitozo bayikoze ya nyuma bayikoze ku munsi
munsi wo ku wa gatanu, ubwo ni ku munsi w'ejo hashize, bakubwira ati natwe turiteguye tumeze neza cyane kandi Murera ntabwo ushobora kutunyuramo, ati wagutsinze naho yagiye, niko APR FC ivuga, ati wagutsinze naho yagiye turongera kubatsinde, ati kandi wagutsinze ubu ngubu yiteguye kurusha uko yagutsinze ameze mu gihe cyashize. Ubwo rero nuko bimeze ku ruhande rw'ikipe ya Murera ndetse no ku ruhande rw'ikipe ya APR, ngo duhorere kuri stade Amahoro kandi match turaba turi kuyistrominga live hano, match y'abari Rayon Sport Women Football Club ndetse na Indahangarwa ku isaha y'isa 9 ndetse no ku isaha y'isa 12 n'igice Rayon Sport FC ndetse na APR Football Club, uzaba wateretse urushinge kandi wakanze like na subscribe. Ngendeye musisanga banza umva ano magambo y'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport na wundi bamwita Bruno Ferry. Une équipe qui va jouer, une équipe qui va jouer ultra sa chance. De toute façon, il faut gagner. Pour remporter la Super Coupe, il faut gagner, donc on n'est pas dans le calcul. J'ai envie aussi qu'on produise quelque chose d'intéressant au niveau du jeu. C'est ce que j'ai demandé aux joueurs, c'est ce qu'on a essayé de travailler. Voilà, je veux que ce soit un match complet, y compris dans l'engagement. Et que surtout qu'on n'ait pas de regrets. C'est-à-dire que voilà, qu'on donne le maximum. Il arrivera ce qu'il arrivera, mais surtout qu'on sorte du terrain en ayant